twemerere tugushimire amashimwe y'ibyo twagezeho. Tujye gukomeza kwawe n'ubudahangarwa bw'imirimo yawe, imari y'umwuka duhumeka, ni wowe mukoresha bwiza kugira ngo kitubesheho kidutunge. Bari ikaze mwese, ariko kandi twakirane mu mpande zitandukanye. Turukuru ubutaka bwacu, turamya Imana, turi bande tuba tuzi ko tugiye mu murimo w'Imana. Iyo twariye mu miryango iwacu turya turi kuramya Imana. turatera bagiye bavuga ko hariya babonye imbere yari harunze y'akarere k'Akabaye kugira ngo ushobore kugira ikintu kivaho. Mu minsi ishize mwabonye ko twari turimo dutera ifumbire gutunga imibiri yacu n'ingo zacu. Ubuhinzi n'ubworozi igikorwa kitagihomba, umushinga utagihomba. Ukwiriye kwishyuza buri muntu, niko buri munsi dukwiriye kwibaza uyu munsi nakoze iki kitanga umusaruro mu kintu runaka azashyira. Niba uri mu kazi ko mu biro, niba uri umuhinzi, yewe niba uri n'umupasitori, uri umuvugabutumwa, gira icyo ukora uvuga uti uyu munsi nazindutse mfite icyo mkoze cyatuma nyuma y'umunsi umwe, ibiri cyangwa ukwezi cyangwa abiri cyangwa atatu zagira ikindi ngire ubwo ngatangira ngirirwa nsheza nimugoroba simenya n'isuka yagiye bayitwaye yakane n'umuriyobewe. Abagabo nabo n'ubudaca uburenganzira bwo kwigisha abo nabonye nkabashyira ku gice, noneho nkazabagana muri paruwasi bahita babatiza. Nshima Imana rero kuko iri shuri ryavanye habi, nkaba nanjye mbasha kubara ku mafaranga. Tukicisha bugufi, tugakora mu bwaneza kandi tukaba indashyikirwa. Amena. Rero hari n'ikayi umudugudu wacu, ubuhinzi n'umurimo ku butaka bwacu. Ngaho rero mugende mu mahoro, musubire mu miryango yanyu, musubire mu mirima, musubire muri bagenzi banyu, musubire mu mirima no mu matungo byanyu, mubibyiringiro uburyo bwose bwo gushima Imana, mwamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana irasanga ibyaremwe byose muri yo. Aleluya, aleluya. Nakoze cyane.